neza reka maze mbashimire kubera mwitabiriye ubutumire bw'umuryango wa Rayon Sports. hari n'igihe umuntu atumira umuntu ntiyitabe, ndabashimira ko rero mwe mwitabye. uyu munsi ubutumire nyamukuru ni ukugira ngo dutangize igikorwa cyitwa ubururu bwacu agaciro kacu. ni igikorwa ngarukamwaka, igikorwa urebye mu kwibuka kwa Rayon Sports, mu gushakisha mikoro, uzi ko ahava umuntu ahazi wese, ni ukugenda dushakisha uburyo tugenda tubaho twishakamo ibisubizo. niyo mpamvu twakise ubururu bwacu agaciro kacu. cyatangiye muri 2019 je pense. twagiye twishakamo ibisubizo, muri ibyo tugenda twishakamo ubushobozi, twishakamo amikoro kugira ngo tugure umukinnyi. kuva muri 2019 ndibaza ko muri 2019 twabonye amafaranga atari hasi ya miliyoni 12 tugura umukinnyi wibuka neza Kiza Hussein koze. twongeye kongera muri 2020 tugura muri Covid tugura Ojera. twakomezaga tugenda twiyumva muri ubwo buryo. uyu munsi rero ni wa munsi ngarukamwaka nyine wo kugira ngo twongere twishakire n'ubushobozi, tubwire abafana ba Rayon Sports, abanyamuryango ba Rayon Sports, abakunzi ba Rayon Sports, kongera kwishakamo ubushobozi kugira ngo twongere twishakire abakinnyi cyangwa twishakire umukinnyi uzadufasha muri season 2025-2026. urebye narondogoye abasiriyo ariko ndumva naha namukubanije ambaye cyamubwira se ntibabirangije yo kubasuhuza muri aho hari hashize igihe. turabashimira natwe ko ijwi ryanyu iyo ryabonetse, iyo ryatambutse rigera kuri bose, ku bakunzi bacu. bivuga rero ngo nta yindi mesaje itari iyo kudufasha kugira ngo tubone ko uko sezitaha ndetse yemwe no gusohoka Rayon Sports izasohoka, tubone ko twagura abakinnyi beza, ko hari hakiri rero ngo ikintu kiducika. muri ubwo buryo rero nshimira ubuyobozi bwa Rayon Sports, nshimira komite ya Rayon Sports, cyane cyane Perezida Tadeo. mu gihe gitoya gishize ntabwo umukinnyi turi gushaka ari umwe, ni benshi, ariko ubururu bwacu iyo bagize icyo bakora bigira icyo bifasha. ndibuka ko ushize hano twahateraniye, ushize nk'abakunzi ba Rayon Sports ngira ngo twabonye miliyoni 75. bivuga rero noneho nimudushyiraho n'akanyu 200 nk'izawe, ariko Rayon Sports kongera ikagira cya gitinyiro cyayo, kugira ngo niyo yari mesaje y'uyu munsi. yakoze cyane abayobozi bacu, ibibazo byacu turabibwira Imana ifuza kujya gufasha abahangana n'ubuyobozi inzego zikomeye nagenda babana. tugiye kwakira session ya mbere y'ibibazo. basubiremo ikibazo kimwe kugira ngo tubyihutishe, aho wenda niba umwanya waboneka tukagenda tubigeraho. urumva twahera kuri iyi kampeyini y'ubururu bwacu agaciro kacu, abifuza kwibaza ibibazo bijyanye na za transfer muri rusange, hanyuma izindi topics. kuko mbonye amahirwe yo kubona abayobozi ba Rayon Sports gutya, ntabwo uri kubabaza izindi topics tukazigera kuri sesiyo ya kabiri, ariko reka duhere kuri task bagira ibyo bagenda bayisobanura bivuye mu bibazo byabo. duhere kuri juri. murakoze, nitwa Jean Louis Mwambura Kigali Today. perezida Mutara yabivuze akiri gato muri background y'ikigo cy'igikorwa cyakoze imyaka yashize. abakinnyi bavugaga uyu munsi ni inogera ku
murakoze cyane. urakoze. Turaza gusubiza ibibazo kuko uko mubona hano kuri pano nuko tumeze twese. Ibibazo Rayon Sport ifite bitewe n'uko tubikurikirana buri munsi, buri muntu ashobora kugusubiza, biraza guterwa n'umva ko ashobora kugusubiza. Urambajije rero, twaraguze kandi ntabwo turarangiza kugura, ntabwo turava ku isoko. Twahereye kubo twumva bishoboka ko dukora nyinshi. Hari ukuba uwo dukeneye, hari ukuba uwo dushoboye, hari no kuba nawe udukeneye. Burya nabyo bibaho. Hari umuntu ukubwira ati genda ashaka gukina iwanyu, akaza akakwibwira ati rwose nari bugure miliyoni 50 ariko nubwo wamitumiye ugiye nta kintu. So ibyo byose nibyo twagiye tugenderaho. Ubu rero twaguze abakinnyi bagera kuri tumaze kugera kuri 5 nzira, uhereye ku mutoza n'ubu turacyagura, ndetse mbateye amatsiko n'ejo dushobora gukinisha umukinnyi uzaba ari mu ba mbere mu tuzaba dusinyishije, uzaba dutwaye amafaranga menshi. So muzamumenyesha ntabwo tubabwira yose. ikibazo cy'uburyo yakishije yamuje asanzwe batangaza baragira runaka ahubwo urubuga ashobora kubandi. Urakoze. Ntabwo ko ibintu byagenze ubushize ariko bigenda n'ubundi tugenda twamenyera dukurikije ibyo dukeneye. Dushobora kuba twaratangaje mu myaka 2 ishize ngo tugiye kugura uyu nguyu, ariko ubu ngubu ntabwo twahisemo kubigenza gutyo. Twahisemo ko abantu batanga amafaranga, hanyuma twebwe nka komite cyangwa ababishinzwe tukagura umukinnyi. Ntabwo dushaka kumutangaza kuko par experience y'umutangaje hazamo ibindi utatekerezaga. Bizadufasha cyane n'ibyo twahisemo. ntawe uratabana impyisi zibumba. kandi ikindi nakongeraho, hari igihe ubikora gutyo ukamugeza umukinnyi ukaba wagiye kumugerageza ugasanga ntabwo abigishimye. Rero byaba byiza tumwihoreye gusa tukamenya ko dushaka kugura umukinnyi. Nibyo byadufasha kurusha kuvuga turavuga ni kanaka ugasanga ibiganiro twari turimo biragendetse. Reka rero tumugire ibanga, twebwe tuzi amafaranga ntaboneka tuzabereka umukinnyi uzubaye. Nitwa Aloys Kanyamukorera Inyarwanda.com. Ikibazo nari mfite ushize gahunda nk'iyi kuko rero tutaruzi ko twagize kuri miliyoni 40. Hari zatanzwe n'abafana, hari n'abandi batanze amafaranga mu buryo wenda butagiye hanze, ariko intego ntabwo ari intego cyane rero kugura Kevin. Ntabwo ari gukusanya miliyoni 40 zari zo kugura Kevin kandi twaramuguze. Sandra rero twarageze kuri twashaka.